filime y'uruhererekane y'urukundo twavuga ko iyoboye izindi mu Rwanda iyiswe My Heart. Niba ukunda filime nziza z'urukundo nta kundi filime waba utayizi. Ni filime yigaruriwe n'imitima y'Abanyarwanda ndetse n'Abarundi cyane. Kugeza kuri ubu ntabwo watinya kuvuga ko iyi filime iri mu zirebwa cyane ku rubuga rwa YouTube mu Rwanda. Ni filime tugiye kugarukaho mu kiganiro cya none. Nk'ibisanzwe iyi ni Deep Media TV, mbahaye ikaze mboneraho no kubasaba gukanda kuri buto ya subscribe mutazajya mucikwa n'ibyiza nk'ibi. Avuga niyemera wowe unyura ukuri nanjye nibyo nshaka. This time niyo bakwanga bose ngenza gukunda. Iyi filime yashyizwe bwa mbere ku rubuga rwa YouTube tariki 16 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2023. Ni filime yanditswe kandi ishyirwa ahagaragara n'umunyempari umaze kugafata ku isoko rya YouTube witwa Niyonshuti Yannick umenyerewe ku izina rya Kiramani. Aha nawe afitemo role akinamo nk'umukinnyi w'imena twakita ko ari nkawe mwacteur principal ndetse n'urukundo rwe Nyambo. Tugarutse gato kuri iyi filime y'urukundo twabakoreye urutonde rwa couple 7 zo muri iyi filime zikunzwe kurusha izindi. Niba uyikurikirana waza kwandika muri comment couple ukunda yakwigishije byinshi yanaguhinduye mu buzima bujyanye n'urukundo. Kuko ntababeshye nanjye iyi filime ndi mu bantu bayikunda kandi bayikurikira. Niyo mpamvu nagize igitekerezo cyo kuyikoraho ikiganiro muri buno buryo. Ndumva twatangira kurebera hamwe uru rutonde rwa couple 7 zikunzwe muri iyi filime kurusha izindi. Kubakorera urutonde turahera ku mwanya wa 7 tugeze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 7 turasanga couple ya Scott ndetse na Nzayino. Ni couple navuga ko imaze igihe gito ibayeho dore ko nta scene turabona nyinshi zigaruka kuri iyi couple. Ni nayo mpamvu tutayivugaho byinshi. Iyi nayo ifite byinshi yatwigisha mu buzima bw'urukundo. Kuko kwisanga Scott akunda Nzayino byongewe umukozi wo mu rugo nabyo ubwabyo birimo inkuru. Gusa isomo twakura ku rukundo rwabo ni uko urukundo rutagira ishusho y'uwo rukunda. Kandi warusi ko ngukunda fumane tusane. Umwanya wa 6 turasanga couple ya Dave na Benita. Ni couple kugeza kuri ubu yamaze gutandukana ariko tutabura kubabwiraho kuko nayo ubwayo irimo amasomo y'urukundo muri ubu buzima. Dave ni umusore ukinacisha bugufi kandi atuje uhura n'ibibazo bigiye bitandukanye ariko akagira uburyo abyitwaramo atuje cyane. Rero yahakaniwe n'uwo bakundanaga ariwe Benita. Benita rero ni umukobwa wahubutse mu gufata icyemezo cyo guhakanira Dave. Dore ko kumuhakanira yamubwiye ko hari umusore wagiye hanze yasezeranije ko azamutegereza igihe azazira bakabana. Ariko hagati aho umusaza wa Benita ariwe Navi akomeza guca intege mushiki we ariwe Benita ko yareka gukundana n'agasore katagira amafaranga ariko Dave inshuti n'ubundi magara y'uyu Navi. Ariko Navi ahawe intumbero ye nuko yazabona visa abifashijwemo na mushiki we igihe yazarongorwa n'uyu mugabo we ububa hanze. Gusa musaza we mukuru witwa Mark akomeza kugira inama uyu mukobwa Benita ko yakwicara akareba igikwiye akazabiganiraho na Dave. Ese Dave yazasubirana na Benita? Ni ikibazo nibaza ariko kizahishurwa n'iyi filime gikomeje. Icyo nagusaba nawe ni ugukomeza kuyikurikirana kugira ngo uzamenye amaherezo y'aba bombi. kandi uri muri iPhone n'uyu ntabwo uri bwanye kasumere kandi urabizi ko aricyo bashaka kubona cyane. Urabizi ko manzi kuri love you niyo mpamvu ubona mba nahangayitse ntekereza se ejo mbaye ndamutse ntafite akazi nabasha
gusa ndumva ashaka gusengera mbere yuko umuhe Ku mwanya wa gatanu turasanga couple ya Mark ndetse na Perry. Ni couple ubwayo itangaje bitewe n'uburyo yabayeho. Uyu mukobwa Perry uba warabanje gukundana na musaza w'uyu Mark ari we Navi, baba barabaye mu munyenga w'urukundo. Uyu Navi akaza kumutera inda. Igihe cyarageze aba bombi baratandukana. Igihe kimwe uyu mukobwa atashye, abajura bamwatse ibyo yari afite byose. Nuko Mark arabibona, arabirukankana kuko abazi kurwana, arabibaka akabizanira uyu mukobwa. Nabo batangiye kumenyana, birangira binjiye mu munyenga w'urukundo. I'm afraid, I'm alone, I miss my angel. Sinatekereje uyu munsi. Hagati aho uyu Mark ntaramenya ko uwo yita umukunzi we yahoze akundana na Navi n'umwana yabyaye ari umwana wa murumuna we. Ese ari wowe wabyifatamo gute? Ngayo nguko iby'urukundo rwa Mark na Perry ko rwabayeho. Ese wowe ubona urukundo rwabo ruzaramba? Amaso ni ugukomeza kuyatega ino filime y'uruhererekane igikomeje gutambuka ku rubuga rwa YouTube. This time niyo bakwanga bose ngenza gukunda. This time don't wanna hurt you my love, I'll be your pride bivuze mwijwi ryanjye. Ku mwanya wa kane hari couple ya Chris ndetse na Kelly. Nayo irakunzwe kubera ukuntu aba baba bakundana. Nta byinshi tuyivugaho, gusa Chris aba akina ari umudokiteri, naho Kelly we ari umukozi wo muri company. Bitangira Kelly akundana na Chris ariko amubeshya atamukunda bya nyabyo, dore ko aba afite undi musore bakundana. Ariko kubera uyu musore bakundana abadahari, akomeza gukundana na Chris, bikarangira amukunze bya nyabyo. Ese utekereza iki uyu musore wakundanaga na Kelly aramutse agarutse? Hari icyo byahungabanya ku rukundo rwa Kelly ndetse na Chris? Ku mwanya wa gatatu turasanga couple ya Yves ndetse na Nina. Yves ni umusore utuje, Yves akora muri company y'iwabo w'umukunzi we Nina. Gusa uyu musore agirwa inama n'umusore baba babana witwa Gadi, akamubwira ko gukundana n'umukobwa bigendana no kumurya cyangwa se kuryamana nawe. Uyu musore yaje kubigerageza, ariko ku munsi wa mbere agerageza kwinginga Nina umukunzi we ko bajyana mu cyumba, ariko Nina akamutsembera. Ku munsi wakurikiyeho nabwo arabigerageza, ariko ho aremera. Intego nyamukuru aba afite ntigerwaho. Aho umukobwa bazi ko hari ikigiye gukurikiraho, namwe murabyumva, ariko agatungurwa no kubona umusore akomeje kugira amasoni menshi nk'utazi icyo gukora. Birangira umusore amubwiye ko ari imanzi, atarabonana n'umukobwa na rimwe. Bihita bituma uyu mukobwa amubwira amagambo amusesereza ko nta mugabo umurimo, ahita yisubirira no muri salo. Urukundo rw'inkuru yabo harimo amasomo menshi y'urukundo muri ubu buzima. Nuze bitwaye iki? Birikongamiye. nziza cyane kugurisha. Okay. Ubu turaguma gutya mpaka. Twiganirira. Amaherezo. Ariko ndikumva uri no gushyuha. Mbaye iki aka kanya ukuntu usubira we. Mbaye iki? Nyine tuba twiganira wenda ukonje neza. Cyangwa njye gukingura idirishya. Serious. Thank you. So, ndabona nta byinshi ufite kumbwira. Ndumva nakwisubira muri salo.
ufite ikibazo none se turaba gutya twicaye turaguma gutya mfata ku mwanya wa kabiri turasanga couple ya Bobo na Nana. Uyu Bobo aba ari murumuna wa Yannick na musaza wa Nina akaba umukunzi wa Nana. Aba bombi banyuze mu ntambara nyinshi z'urukundo zatuma urukundo rwabo ruhagarara, ariko bakomeza kuzirwana. Imwe mu mbogamizi yababangamiye mu rukundo rwabo ni mama wa Bobo. Gusa Nana kuko yari abizi ko kimwe mu bintu mama w'umukunzi we akunda ari abantu bakize, rimwe Nana yagiye gusura mushiki wa Bobo iwabo. Mama wa Bobo yaramubonye abaza Nina umukobwa yazanye mu rugo iwe ni muntu ki. Nina nawe atazuyaje ahita amubeshya ko ari umwana wo kwa minisitiri bigana. Gusa Nina kubivuga nta yandi mahitamo yari afite, kuko yaramuka amubwije ukuri Nina yari kumumerera nabi cyane. Nyuma Nina yaje kubwira Nana ibyabaye nuko agomba kujya yitwara kuri mama we, mwitwaraho nk'umwana wo kwa minisitiri. Nana ntacyo yari kubihinduraho, yaje kubyemera. Nuko mama Bobo akajya atonesha Nana nk'umwana wo kwa minisitiri, yifuza ko yazarongorwa n'umuhungu we Bobo. I'm afraid, I'm alone, I'm a small angel. Sinatekereje uyu munsi nzaba babaye ntakureba. Igihe cyarageze uyu mugore mama Bobo aza kumenya ukuri kwabyo ko Nana ari umwana wo mu batindi. Yaje kurakara cyane rwose, anakubita umuhungu we Bobo adasize n'uyu Nina, aramutuka amubwira amagambo mabi, ariko uyu musore akomeza kurwana ku rukundo rwe Nana. Nibyo nshaka this time, niyo bakwanga bose ngenza gukunda this time. Don't wanna hurt you my love, I'll be your pride, bivuze mwijwi ryanjye. From Monday to Sunday, I wanna please all this world. From Monday to Sunday, I wanna please all this world. Ku mwanya wa mbere turasanga couple ya Yannick na Nyambo, ari nayo twavuga umwanya munini ugereranyije n'izindi couple. Ni couple abantu benshi bakunda, abantu benshi birukanyira muri komenti bandika imvamutima zabo kuri iyi couple bitewe na episode cyangwa agacaho kageze. Uyu musore Yannick yakunze uyu mukobwa utabona ari impumyi, amukunda yigize umukene, ndavuga ko amubwira ko akora akazi k'ubuyede. Ariko ibi byose byari urukundo yakundaga uyu mukobwa kugira ngo amwereke ko yamukunze adafite amafaranga. Uyu Nyambo nawe yemera gukundana n'uyu Yannick nubwo nta cyizere aba yifitiye, yibaza impamvu umuntu ureba ashobora gukundana n'umuntu utareba w'impumyi. Hagati aho twababwira ko Yannick aba ari mukuru wa Bobo ukundana na Nana, na Nana nawe akaba ari murumuna wa Nyambo. Nubwo Yannick aba yigize umukene, murabizi ko ari umuherwe, aba afite na company ikomeye cyane. Impamvu ibihumbi zo kugukunda no kurinda isezerano, ese kuki utategereje kandi wari uzi ko ngukunda. From Monday to Sunday, I wanna please all this world. Igihe kiza kugera Yannick agafata icyemezo cyo kujya kwerekana uyu mukunzi we, akamwereka ababyeyi be. Uyu munsi wabaye mubi kuri aba bombi, dore ko umubyeyi wa Yannick na Bobo yaje kumenya ko umukunzi w'umuhungu we atabona, bituma amutoteza, amubwira amagambo mabi, amubwira ko umusore we atashaka impumyi. Ibyo nabyo byahise bituma uyu mukobwa Nyambo akomeza kwiheba.
ko nta musore umukwiye, bituma yanga n'uyu Yannick bitewe n'uko yagiye kumwerekana iwabo atarabanje kubabwira ko atabona. Igihe cyaciyeho kinini baza kongera gusubirana, ariko mama Yannick akomeza kurwanya urukundo no guhagarika urukundo rwabo, ashaka ko yazarongora umukobwa wo mu bakire witwa Natasha. Ariko aha Yannick ntiyabyemera, yakomeje kurwanya urukundo rwe na Nyambo. Nyambo yaje kumenya ukuri kw'ikinyoma cy'ukuntu Yannick yamubeshye ko ari umukene. Gusa Nyambo ntago byamutandukanyije na Yannick kuko yaje kumusobanurira impamvu ibyihishe inyuma. Nyuma baza gusubirana neza. Uwasubiza iminsi nyuma. Ku kurwanya urukundo rwe Nyambo kubera uyu musore ari umukire, yabonye umudogiteri wavuye umukunzi we agakira akaba yareba neza. Gusa inkuru ibabaje ni ukuntu umunsi uyu mukobwa yagiye kuvurirwaho ari wo munsi umukunzi we Yannick yashimutiweho. Inkuru ishimishije ni ukuntu umukobwa yabashije kubona atakiri impumyi, ndetse n'umukunzi we washimoswe akaba atarapfuye. Hakibazwa igihe aba bombi bazahura bwa mbere, uyu Nyambo akareba umukunzi we Yannick amaso ku yandi, na Yannick nawe akareba umukunzi we Nyambo. Urukundo rw'aba bombi ni urukundo rurimo amasomo menshi y'ubuzima mu byerekeye urukundo. Aha ho harimo gukunda umuntu utitaye ku ntenge afite, aho uyu musore yemeye gukunda uyu mukobwa utabona, nyuma akaza kubona nubwo atarabimenya. I'm alone, I miss my angel. Sinatekereje uyu munsi nzaba babaye ntakureba. Oh yeah, I'm so sorry, please